ndamubwira ni rero pasiteri ndabyemera ndi gicucu ndinjije ndi ikigishegabo ndi gishubaziko n'ibindi byose wumva wantuka kuri nge nta kibazo ntibize ndemera ko ndi umunyabyaha niwe uri umukiranutse ni pasiteri kutukana yumiwe ntandusha ibigeragezo nereka nigendere birababaje ko umuntu agenda mu modoka wajya kumva ikiganiro cy'abanyamakuru kuri radiyo ngo bafashe umupasiteri asambana ndavuga nari ko buri urupasiteri rusambana rwabuze iki ni kuko umupasiteri wahangaye gusambana ntaba akitwa pasiteri urwo ni urupasiteri n'igisambana cyabuze iki ko Imana iba yarabahaye abagore ubundi cyaba ari kujya gushaka atafitiwe mu rugo ni igiki ndavuga nariko ibi bipasiteri Imana izabica nizabanika nizamanura inkota mu ijuru izabatera ku mutwe ntibazabura gupfa bapfuna ubwongo ni nta mupasiteri cyangwa umushumba wo gusambana ndavuga nizabica we n'ubuyo baza ko abapadiri bari gusambana bingana iki mu gihe navugaga gutyo nari ndi kugenda negera korari ndi kubwiriza ndi kugenda nyisanga muri kwa kwegera korari hari umugabo wicaye imbere ku ntebe y'imbere muri korari yambaye ipantaro y'ikoboyi yari pasiteri n'agapira karakosite k'akabodi kamubanye ntabwo yaje kwicara mu myanya y'abakozi b'Imana sinamenye ko ari pasiteri none nagiye mwegera mukoraho ndabeshyara ubwo urusengero rwari rwuzuye abantu hari amakuru ko pasiteri asambana inkuru ari kimomo abantu bose bahise bakoma mu mashyi bamweta amavuta abandi ati imbaraga ati komereza umukozi Imana tuziyigihe umugabo arahaguruka umwe aravuga ati rata mukozi w'Imana ntago dukwiranye n'ubuhamya dukwiranye n'ijambo ry'Imana ati bakabije kuba benshi numva urusengero rwose ati bakabije kuba benshi ngewe sinamenya ko ntayibuye ku karere ntago nari nzi ico nkozi cyari cyo noneho navuga ntibakabije kuba benshi abantu bose ati bakabije kuba benshi abantu bakiyamira simenye impamvu hari umugore wari uhagaze ku muryango yambaye ikanzu yamagaze ikanzu ibonerana y'agapira harimo akasujipe kafeke hari amakanzu yazaga utashyiramo iyindi sekiriti imbere bakakureba wese uko uteye noneho yarahagaze ku muryango n'ibara rya suve yambaye ukaribona rwose ukabona uko ateye wese ndamamagara ni wowe ni ngwino nikira vuba umugore araza aje ndamubaza niko ye imbere y'Imana muri inzu y'Imana uri umukirisitu ubaga umudiyakoni wiyitike mu nzu y'Imana aheraho Imana ndamubwira ngubwira ibara ry'ikariso wambaye ntayerekwa nagize araye amaso y'umubiri n'ubuso uretse ngewe abandi mu iteraniro nta bandi bayibonye ngoresheje ikizamini hari benshi bakubwira ibara rya suvetoma wambaye ndamubwira none se ubaga indaya aheraho Imana uri kabwera uri igiki naho wa mugore bamuvugagaho ko ari habara ya pasiteri aho nga abantu bose bakoma amashyi bakabije kuba benshi amavuta abantu bakajya bahaguruka sinamenye impamvu mvugo narishimye aho mbese bavuga ngo nugushima aho abantu bashakaga nge narindi gukoraho abantu bari gushaka ntabizi haba hahingutse umusore w'umuvugabutumwa aza akuzanira n'ibikabyo ngira ngo umushyitsi nta nubwo wari uwo muri ADPR nta nubwo icyo gihe aza yambaye agapantaro yapokese kamubanye ubanza ari uko yari idashoboye no kugera haruguru wagira ngo ntago yariye noneho agakoti yambaye gacimburiyemo hagati arangije nta Bibiliya yari afite document na agenda na telefone none mu gihe agiye kwicara mu myanya y'abavuga butumwa ifuhe ryari ryamfashe kare niba ari ifuhe harimo abambwira ngo harageze ko ngira ngo ni umushiha ubwo nuko nyine nta kundi muri ihangana njye ariko nuko nakoreshejwe icyo gihe mpamagara wa musore ngwino nigira vuba we ngwino araza kuko abantu bari kwiyamira agira ngo nizanyigisho ziharawe zibitangaza ndamubaza niko uri umukozi w'Imana naho umusore ndi evangelist akivuga gutyo abantu bose ati bakabije kuba benshi ndamubaza ntiwahura nawe mu nzira akamenya ko uri umukozi w'Imana ninde itandukaniro ryawe n'abantu b'isi njya mbona n'abahanzi b'isi imyambarire yabo uwagutandukanya nabo batondorera amazina nirihe dore mbese ndako gapantaro wambaye kakubanye reka data inyuma imbere wagira ngo wicaye mu gasahani
niko ye umukozi w'Imana yambara ipantaro imeze gutyo. Abantu bose ati bakabije kuba benshi. Nihuse narangije kuvuga icyo mvuga, mamagara baza kwihana. Naho pasiteri yasohotse ajya hanze, ahamagara abadiyakoni babiri bamureba bamwumva, ahamagara ku buyobozi bw'akarere, arahamagara ati bayobozi bakuru mudutabare, haje umuntu wiyita umukozi w'Imana kuri iyi paruwasi ni gutya, aravuga ngo akandi afite ingengabitekerezo ya jenoside, yakomerekeje abarisikapi, abantu barize kubahoza byatunaniye, mudutabare ataragenda asobanure iby'ubu butumwa ari kuvuga ibyo ari byo. Bene data, narangije gusengera abantu, umudiyakoni umwe amfata ukuboko ati ngwino baragushaka muri biro. Nkigera muri biro rero pasiteri aransuza amereza umukono, aturaho nanjye ntimuraho neza, arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko ndi pasiteri. Ntiyego, ngo ariko ndashaka kukubwira ko uri igicucu, urinjije, uri ikigoryi, uri igishegabo, wagishuba zikowe. Niko ye ibintu byose Imana igutumye niko bivuga, wanjije we, dushobora kugira ubwenge, wagicucu we, wakigoryi we, wagishegabo we, wagishuba zikowe. Numva ndababaye, ndamubwira ni pasiteri, ngiye ukubwira gutyo niko ye, ngo ibintu byose Imana igutumye ariko bivuga. Ndavuga ntari ngewe n'Imana uzi ubwenge kurusha undi nindi, buriya ndi muntu ki wo gukosora Imana ivuze? Nuretse nanjye ibyo Imana yagoreka nubwo uri pasiteri washobora kubigorora. Arambwira ngo mva mbese aho ubera igishegabo, wagicucu, wakigoryiwe, wanjijiwe. Ngo yewe gume muko gusabiye umusore uzagushaka, ngo kabishywe warabuze n'umugabo. Ndamubwira ndi pasiteri, aho mwabakuye hari uwanjye, ni kandi mpfuye ndashatse sinjye wa mbere, utagira ngo mfite ikibazo cy'umugabo. Ndamutse mpfuye ndashatse ntagashye n'abanjyanye mu ijuru, sinjye wa mbere uzaba utashye mu ijuru ntubatse. Neri yari mu ijuru nta mugore, Elisa ntawe. Ndamubaza ni Yeremiya wigeze wumva aho yafashe irembo? Ni Yohana umubatiza umwe wabatije Yesu Kristo, wigeze wumva aho umukobwa yabajije izina? Ni Yohani wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimu, ntiwigeze wumva wahishuriwe ibyahishuwe, hari agakobwa kahamusuye? Ni Pawulo we yaravuze ngo ubishoboye yibere nkanjye. Ni ntago ibyiringiro byanjye ari umugabo, uzabaze. Ni rwose ntashye ndashatse nta kibazo ngewe nzagirana n'umuremyi wanjye. Nuko ngo avuga ko wamubuze wanjije, wagicocowe, ngo ubundi se niwe musore wakwemera? Nuko ndamubwira ni rero pasiteri, ndabyemera ndi igicucu, ndinjije, ndi ikigoryi, ndi igishegabo, ndi igishuba ziko, n'ibindi byose wumva wantuka, kuri nge nta kibazo. Ariko nkwibazirize ndemera ko ndi umunyabyaha, niwe uri umukiranutse. Ni pasiteri kutukana, buri wagushatse ntiyumiwe, ntandusha ibigeragezo, nereka nigendere. Mu kumusezeraho gutya ubundi yari yagundira ikiganza, yanga kundekurira akaboko. Yanze kurekura ikiganza, ndamubwira arambwira ngo rero ngo numvishe ufite ijambo rikomeye, ngo ijambo ry'Imana, ngo none ngo ikintu burura ubwenge, ngo reka nkwigisha ubwenge. Ni nta kibazo. Amereza inkuru za Daniel muri Bibiliya. Urya yajyaga kuvuga abami akavuga ko yabonye ibinyamaswa. Ni buriya Daniel iyo ataza kugira ubwenge ntiyari gupfa. Ndavuga ntibyanditse ko Daniel yatinya abami bo mu isi. Niyaza kuba yaratinya abami bo mu isi ntiyari kwemera kujya mu rwobo rw'intare. Ngo ari kuri ncakura, ngo ubwo bwenge ubukura he? Ngo cyangwa uri muri bamwe basengera mu butayu? Ndamubwira na Yesu Kristo umwana w'Imana yararagayo, yajyaga gusengerayo nkanswe ngewe, ngo ye gusengera mu butayu, nanjye ntiyego. Arambwira ngo ndavuze ngo guhera uyu munsi ntuzongere kugaruka hano kuri urusengero, ngo ndabivuze kabiri ntuzongere kugaruka, ngo ndabivuze ngo ntuzongere kugaruka kuri urusengero gatatu. Ndamubwira niyo ni pasiteri, ni kibi nuko wambona iwawe, n'umunsi wambonye iwawe uzafata ipanga uhere kuri uyu mutwe wanjye, ucocagure utemagura ugeze ku birenge. N'Uwiteka Imana yera yo mu ijuru namenye ntizigere ikubaza n'igitonyanga cy'amaraso yanjye. Ntari kwahaho, nta n'inzu ya dawe uri mu ijuru, aha nzahaza, aha nzahagaruka 1 2 3 4 5 6 7 naho nzahagaruka. Arambwira ngo ndashaka kumenya ko ukomereye mu byo wizeye, ngo ariko ngo ndumva uhagaze neza mu mwuka. Nuko arangije amereza ijambo, amereza inkuru za Dawidi na Natani. Abeshi murarizi iriya jambo buryo Natani
Imana yamutumye kuri Dawidi. Dawidi yasambanyije muka Uriya akicisha Uriya, n'umugani yamuciriye ibyo mutunzi n'agatama. Noneho ndamubwira nti rero pasiteri, abanyabwoba bose bitwaza uyu mugani, ariko iri jambo si icyo rigendereye. Ryari rigendereye kumvisha Dawidi icyaha yakoze, uburemere bwacyo n'igihano bigendanye. Urupfu Uriya yapfuye, na Dawidi yarakwiriye kurupfa, ingoma igahabwa Uriya, kuko nawe yarakwiriye kwamburwa ibyo afite bigahabwa umukiranutsi. Nuko mu gihe twari turi kuvuga ibyo, umugore w'umuhanuzi abakomanze ku rugi, ati Riziki, Riziki, nanjye ni Karame. Ati sohoka nkubwire. Pasiteri atamushaka mwese muramubona nyuma y'amateraniro. Umugore aramubwira ngo pasiteri, nagize ibyago napfushije, none mumpereza agakado namutegure nkamuhereze, asohokane isakoshi nkamushyiriremo, nigendere njye gutabara. Umupasiteri abyumvise ati sohokane isakoshi bayiguhereze. Mu gusohoka umugore afata ukuboko anjyana hirya, nuko hegereye mu hafi y'amatuwarete, anyereka ibiganza ati do, tireba ku maguru, ati reba imyenda nambaye. Arambwira ngo ndi umusirimu, sinahangara kuza ku nzu y'Imana sa gutya. Arambwira ngo rero ijwi ry'Imana, Imana yahereye kare inzanire n'iyerekwa ryawe, ihereye kare imbwira ko ugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Uriya muri kumwe muri biro mwari muri kumwe ni Yuda, umwe wagambaniye Yesu Kristo. Arambwira ngo yaguhamagarije polisi, Imana yayiyobeje. Irambwira ngo ati rero muri kumwe muri biro ntiyakwisa igicucu injiji, igicucu injiji, igishegabo n'igishubaziko n'ikigoryi. Ntiyego nari ndi kumwe nawe, ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Daniel muri Bibiliya, ntiyego nari ndi kumwe nawe, ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Dawidi na Natani, ntiyego nari ndi kumwe nawe, ntihoya. Ani dore rero yahamagaje polisi, yaguhimbiye dosiye ikomeye, dore yagukingurije gereza. Arambwira ati ugiye kubazwa ibibazo udashoboye no gusubiza, utazi n'imvu n'imvano zabyo, ntuzashobora kubyisobanura, uzicwa urupfu rw'agashinyaguro. Arambwira ngo dore polisi Imana yayiyobeje, ibajyana Imukove. Ati dore ku Mukove bahavuye irongera abayobya, ibajyana Katabaro. Ariko ubu ngubu ntibari bwongera kuyoba, kuko ubu ngubu turi kuvugana ari kubayobora neza, bagiye guhikoza aha mu kanya. Ati mu kanya gato urabona bahingutsa. Arambwira ati niba ushaka no kunyara winyarete tugatsindwe, kizwa n'amaguru urapfuye. Umugore yahise asimbuka ariruka. Umva ko ntazi kwiruka ye baba we, nahise nzamura ingutiya ndirukanka, ngeze mu manda wa kaburimbo mba mbonye akamoto, ni marayika wari ukazanye. Nahise mbamba umumotari murembo uzahitaza, duhita ducaho, ndamubwira nihute dukomereze ko Nyabugogo, dore ko ibyanjye ahanini n'abamotari, intambara zanjye ziba zirimo n'abamotari. Nuko twageze Nyabugogo rero, mu kuva kuri moto arambwira ngo ndamubaza nti ndakwishyura ngahe. Arambwira ngo umva mere wanjye, ngo naho wakwigendera nta kibazo. Arambwira ngo nyihera aho ngaho 500, ngo ndabona uri umuntu w'Imana. Ni nayo nari ifite imbere n'inyuma mu isakoshi, mu gufungura isakoshi ngo nyamuhe, umujura baraje amshikuje telefone, abarirukanze. Mu kugenda rero aciye muri amakwasiteri mu mamodoka ya Nyabugogo, nasigaye nivovotera Imana. Nishyura umumotari ariko nsigara nivovotana Imana. Nzajya ngukorera wowe umembe ibibi gusa, nta cyiza. Mugena nari ndi kwivovota, ariko nibuka naho nagombaga kujya kubwiriza, ariko kuko nta bundi bushobozi nari mfite, nuko nahisemo kwitahira. Ariko nta mbabaye. Nkigera mu marembo yo mu rugo rero, sanga umukecuru waturutse Muhanga ari kumwe n'abasore 2 bantegereje. Sinari mbazi, nabo ntibari banzi, ariko ngo bari bazanywe Imana yari yaciye kuri uwo mukecuru, ari marayika w'Imana wabashoreye. Bagera mu rugo bicarira ku ibaraza. Ngihinguka mu marembo, umukecuru ahaguruka ati Imana uri rudasumbwa, Uwiteka we uri igitare cyanjye, utetse ijabiro. Imana iravuga ngo nukuri ntabwo wambeshye, uwantumyeho n'uyu, imyambarire, isura, indeshyo, ingano. Aravuga ngo n'uyu ntabwo wambeshye. Aza kumobera yishimye, muri kwa guhoberana bayuzuye umwuka wera, ubuhanuzi buramanuka, Imana iruruka ivugana natwe. Ati ndi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'abasogokuruza bawe Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje uyu munsi, irambwira ngo natumye abahanuzi benshi barandenguha, ngo ariko wowe wagiye umfatira kirake bw'umugara, uragikacira ndi mu ijuru ndaseka. Irambwira ngo nasetse, ngo nakwishimiye, ngo n'abamarayika bari kukurunguruka. Bene data, wenda akantu navuga aha ngaha, titire ufite, icyubahiro ufite, ntacyo bivuze imbere y'Imana niba udakiranuka.
abasambanya inshuro nyinshi, abantu bakunda gusambana, Imana ibita imbwa. Ariyo mpamvu yambwiye ngo wafate kiriya kibw'umugara, ngo ndi mu ijuru ndaseka. Irambwira ngo reka nongere ngusekere. Nuko ajya mu mwuka nyine wo guseka. Imana irangije irambwira ngo wibabazwa na telefone yawe, nayikubikiye. Imana irambwira ngo guhaye akakonje k'ibyumweru 2, ntuzagira aho ujya, ntuzajye kubwiriza, ntuzajye gusenga. Irambwira ngo nakaruhuko ngo kuko sinezezwa n'ibitambo kuruta umuntu unyumvira. Irambwira ngo naho wamara ibyumweru 2 ubwiriza cyangwa wiyirije ubusa, irambwira ngo uyu munsi wonyine uranejeje kuruta igihe wafata uri gusenga. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye wigira ikibazo cy'ibyo kurya, nzi ibyo ukunda, akira ibyo kurya, akira ibyo kunywa. Nuko irangije irambwira ngo nduwiteka, dore wagukingurije urugi rwa gereza. Ariko irambwira ngo ndahiye kwera kwanjye sintuma rwa rugi barwegekaho warukinguje atagiye kurungurukayo. Irambwira ngo ndakurahiye, humura, shyitse umutima mu nda. Yambwiye ibintu byinshi. Irambwira ngo ntabwo nzigera n'umukandagira no ku marembo ya gereza. Imana imaze kumbwira gutyo, ako kanya Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye umugisha. Imbwira byinshi niriwe mvuga aka kanya, n'ababani bahereza umugisha twari turi kumwe kuko bari bumviye umwuka w'Imana. Nuko birangije rero mu kubusezeranaho mbasezera ngira ngo mbaherekeze, baravuga ngo wibagiwe ko Imana yavuze ko utemewe kurenga aha hantu, kuko Imana yari yambwiye ngo ntuzagire naho ujya, uzagumaha, uzajya ukaraba, wambare, wisige, urye, unywe, ubujijwe kuva aha hantu. Nuko noneho ngo namaze kuhava, imodoka polisi bahageze wa mugore bari bamujyanye muri biro, umwe w'umudiyakoni. Pasiteri akibona abapolisi yapresenta ko abandi bari bagize ihungabana, bakasorinze batashye. Uwo mugore wagize ihungabana rikomeye. Nuko ubwo bashatse Riziki barambuze, basabye umuntu ufite nimero yanjye, batanze itangazo mu rusengero, uyifite arayitanga, bacishijemo basanga yabaye nimero compose. Bene data, burya hari naho Imana ica mu bajura, Imana igatabara umuntu. Ni ukuri sinari kugira imbaraga zo kwijugunyira telefone, ariko urumva icyo gihe n'abajura nabo Imana arabakoresheje, baba abakozi bayo barayinyambura, umujura arayinyiba. Nuko ibaye compose, bafata gahunda yo gufata ibyumweru 2, ngo iyo telefone babe batanga nimero yanjye mu midugudu, bazahamfatire neza nihuse. Ariko hazamo n'abapolisi karere, Imana ibaha umugisha, baje mu buryo bwo kureba ibyahabereye, kuhaneka koko niba ibyo babwiwe ari ukuri. Noneho rero mu butasi bwahakorewe icyo gihe, bamwe ngo bakagera abagore ati hano mwagize ibihe byiza, abagore ati ceceka si ibihe twagize, hano haje umukozi Imana, Imana imuha umugisha. Ati rwose twari tumaze igihe mu rungabangabo bavuga ko pasiteri asambana tugahakana. Yego bamwe twajyaga tubona utuntu tw'utumenyetso, ariko nuko Imana yamugaragaje, yamushyize ku karubanda, we nihabara rye. Noneho polisi bakajijisha, ariko twumvishe ko uwo mukozi Imana yasengeye abarwayi b'ibicuri bagakira. Ati hoya, yasengeye abihana ibyaha arangije arigendera. Ubwo urumva amakuru bajyanye yizewe nayo bakuye mu bakristo. Noneho nyuma y'ibyo haciyemo icyumweru kimwe, icyumweru cya kabiri, nibwo ubuyobozi bwaje gutungura ya paruwasi, baza gukora ibintu byo gukontorora wa mupasiteri. Bamutunguye aza kuburirwaho amafaranga agera muri miliyoni 7. Ubwo bahise bamuhamagariza ubuyobozi bwa leta, kuko ayo mafaranga mu kuyakana kandi imibare byose bimufata, pasiteri nawe ajya gufungwa. Aba ntanze kujya kurunguruka muri gereza aho yashakaga konge. Ya dosiye yanjye bibuze gisunika. Nuko ahantu rero Imana itangarije, icyumweru cya kabiri cyararangiye, haza umwe gutya mu bapasiteri wo mu ntara mu gice cy'amajyaruguru, yiyiziye muri business, izahura n'umukozi w'Imana muvuga butumwa, barasuzanya, bamvugaho, bavuga ukuntu bateguye igiterane bakashaka bakambura, ariko ntago cyari kiraba kandi abakristo banshaka, barahamagaye n'ubundi biranga. Wa muvuga butumwa aravuga ati hatuye ndahazi, bituma baza kundeba, tubwo ari umukobwa wasanga yararwaye mu nzu, yaraheze mu nzu, reka tujye kureba. Bageze mu rugo basanga ndahari, ndabakiriye. Bene data, bambaza impamvu ntari kuri rezo, mbaha ubuhamya, bituma umwe yari afite telefone 2 amereza imwe, aravuga tukava kuri rezo. Nuko ikimenyetso cy'uko ivuga butumwa ryaye cyari rirangiye, bambe
konje yanjye yari irangiye. Cyakoze bene data, muri iyo minsi ibyo byumweru bibiri Imana yari yampaye, nk'uko yari yambwiye ngo akera ibyo kurya, yateje abantu kunshaka, bari banzi n'abatanzi, harimo ngo nabo nasengeraga simbizi. Nuko urahaba bagahamagara bambura, tubwo ari umukobwa wabona yararembeye mu nzu, wabona Riziki yaragize ikibazo, bamwe bakajya guhaha Nyabugogo. Icyo gihe naratuwe, ngira ngo simperuka guturwa nk'icyo gihe. Habaye agashya, abaturanyi Riziki kutajya mwivuga butumwa, bamwe tubwo buri Riziki wasanga yarananiwe, yararembye, ati tugufasha iki, tugukorera iki. Bese muri ibyo byumweru bibiri Imana yankoreye agasurprise iranetesha pe. Nuko ndashimira Imana. Uwo mupasiteri nawe yafunzwe nk'agahe nk'ukwezi gutyo, yari yagiye kurunguruka si ugufungwa, nyuma yazo baza kumufungura. Ndashimira Imana. Sawa rero, ariko twigaruke kuri rya jambo ngo abantu bakabije kuba benshi. Ikibazo si uko insengero zitubatse neza, ikibazo ubwo ni insengero zo mu mwuka, ni insengero abantu bakabije kuba benshi, ab'Imana ishaka ntiri kubabona. Nuko uramenye utazasigara. Imana nuko uri muri bake mu ngabo 300 Imana iri kwemera, waranire kubamo ku buryo wazatabarukana na Kristo amahoro, na ukanesha isi ukazasoza urugamba amahoro. Ariko utaguye mu nzira, utaguye ku kagezi, udasigaye kuri aka kagezi gupimiramo n'abakristo ngo uhasigare uhagwe, siho honyine. Ni ukuri ibyiza biracyaza, n'ibibi biracyaza, kuko tukiri mu isi kugeza igihe Yesu azagarukira. Uhore mwiteguye muri maso kugaruka kwa Yesu. Murakoze. Imana igushoboze kuba mu mubare mutoya, Imana yishimira. Muraho yemwe, muraho bene data, mugira amahoro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, turinde kuba mu mubare nyamwinshi mu gihogere cy'abantu benshi kandi utishimira. Dushoboze kuba mu mubare muto, nk'uko Yesu wirirwanaga n'abantu benshi, ariko mu gutaha ugatahana n'abigishwa 12, kandi habonetse 5,000 binarenga by'abantu. Ariko dushoboze kuba mu mubare wishimira, kandi abantu benshi bari kujabagiza amazi urimo inkimbwa, bari gukora ibyaha ngana, ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubahe kugarura imitima, bave muri rubanda nyamwinshi, bave mu kwirara, bashaka ubwami bw'Imana. Abazi uko biboneye, bambara ubusa ngo Imana ntibireba, bakabajabagiza amazi urimo inkimbwa. Ubahe kwisubiraho, abakobwa babaye ibirara, abasore, abagabo, ubashoboze kwita ku iherezo ryabo kuruta ibindi byose bari gushaka. Urakoze kunyumva, ngahurushaho kweza umugeni wawe no kumutunganya kugeza igihe uzagarukira. Urakoze Mwami Yesu ko wanyumvise. Tubisabye Data wera wo mu ijuru, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.